na Boni ntagaruke Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye kuri hanganisha oya uzagaruka kandi ntagarukayo humura n'ukuri humura. Uyu uvuze kutamuzi yewe waba ubeshe ni Dorimbogo wamenyekanye ku ndirimbo ye yitwa Dorimbogo yewe ikanamwitirira benshi baramuzi cyane so bwa mbere baba bamwumvishe gusa uko iminsi iza itwara abayo ari nayo mpamvu tariki 27 z'ukwa munani 2024 uyu aribwo yavagamo umwuka. Tumuzi ku izina rya Vava gusa aya siyo mazina ye, hari amazina ye nyakuri atari Dorimbogo cyangwa se gusa birashoboka ko uko muzi amazina ye nka Dorimbogo cyangwa se Vava ariko natwe twese tubizi kandi tunabyumvishe kuko ariko yitwa. Reka ibindi byose tubikomereze ku nkuru ndende ye yakozwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Dorimbogo yitabye Imana azize uburwayi, ariko se mu by'ukuri Valentine yazize iyihe ndwara? None se uretse iby'iyo ndwara ubundi yari amaze igihe kingana gutarwaye? Hano wageze ni kuri Rotation Media, kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byacu ku gihe. Njye wumva nitwa King Sandy. Iyo bampamagaye nyine barishima, mama akambwira ati ndabona baza kukunyereka kuri telefone ati umeze neza kandi mwana wanjye icyo nkwifuriza nuko ntashaka ko hari abantu uzategera amatwi bavuga amagambo agendanye na politike. Ni icyamamare ku mbuga nkoranyambaga Valentine Nyirasengiyumva wamenyekanye nka Dorimbogo, yamenyekanye cyane kubera igihangano cye cyangwa se indirimbo ye yise Dorimbogo yakunzwe n'abatari bake. Uyu mukobwa yari umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filime, akaba yari yaramenyekanye cyane mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga. Yavukiye mu karere ka Nyamasheke, akaba ari naho yakuriye. Kubera ubuzima bugoye yakuriyemo yavuye iwabo mu cyaro maze yerekeza mu mujyi wa Kigali aje gushaka akazi nk'abandi bose. Ariko ahanini aje kureba Edouard Bamporiki wari minisitiri w'urubyiruko n'umuco, wari musaza we cyane ko bari bafitanye isano rya hafi nk'uko uyu mukobwa yabyivugiye. Vava ageze Kigali rero yahamagaye Edouard Bamporiki kuri telefone, ntibyakunda akamufatisha, gusa ntiyacika intege, akomeza gushakisha aho yabaga kugira ngo abe yamubona. Yaje kubona aho Bamporiki atuye ajyayo, ariko ageze abaharindira umutekano banga ko yinjira. Yavuze ko nyuma yo kubona ko ubuzima bugiye kumucangira i Kigali yaje gushakisha undi mwene wabo nawe w'i Kigali witwa Maurice ukora kuri RBA, ariko nawe ntibyakunda kamugeraho. Nyuma yo kubona ko byose byanze rero yahise afata umwanzuro ugana inzira yo gukora akazi ko mu rugo cyane ko atize. Mu gukomeza gushaka ako kazi ko mu rugo rero nibwo yageze ku mugabo wa Immaculée uzwi nka Laila amwemerera akazi. Uwo mugabo yabwiye umugore we Laila ko yamuboneye umukozi maze amuhuza na Vava, nuko Vava abona akazi atyo. Uyu mugore wafashe umwanzuro wo kumuha akazi avuga ko yatunguwe nuko bukeye bwaho Vava yamubwiye ko agiye kujyana indirimbo ye kuri Kiss FM. Yaramwemereye, gusa Vava agaruka ababaye cyane kuko iyo ndirimbo ngo batayikinnye, ahubwo bamusabye kuyohereza kuri email ya Kiss FM. Vava cyangwa se Dorimbogo yabwiye itangazamakuru ko ari umunyempano utangaje kandi afite indirimbo nyinshi, ahubwo akaba yarabuze uko azikora muri studio nyine kubera akazi ko mu rugo kamutwaraga umwanya munini bikanamwinjirize cyane, ndetse n'ibikorwa bye muri rusange bikaba byaradindiye kubera umwanya muto. Uwamukoreshaga icyo gihe Laila agize icyo abivugaho yaragize ati icyatangiye gutekerezwaho ni ukuzana undi mukozi wo mu rugo, kuko tumaze kubona impano iri muri Vava twiyemeje kumushyigikira kugira ngo akore ibintu bye yisanzuye, ariko akiba hano mu rugo. Kuva ubwo rero Vava yatangiye kubona umwanya wo kwita ku bihangano bye no gukora ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, ahinduka ikimenya bose atyo. Kuri uyu wa gatandatu rero tariki ya 27 Nyakanga mu 2024 nibwo uyu mukobwa yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi, ubwo yarazanywe ku bitaro bikuru bya Kibuye kunyuzwa mu cyuma. Umukozi wo mu bitaro bikuru bya Kibuye yabwiye itangazamakuru ko Dorimbogo yazanywe ku bitaro n'imodoka yigenga, akinjizwa muri ibi bitaro afite ibimenyetso by'umuntu uri muri koma, bakagerageza kureba uko bamugarura mu buzima bikananirana, bikarangira ashizemo umwuka.
mu minsi mike ishize nibwo byamenyekanye ko Dorimbogo ari mu bitaro, aho byatangajwe ko arembye cyane. Icyo gihe mu kiganiro yari yagiranye n'umuyoboro wa YouTube w'Urugendo TV, Dorimbogo wumvikanaga ari mu buribwe bukomeye cyane. Yatangaje ko arwaye igifu ndetse n'umutwe byamurembeje cyane, akaba atabasha kweguka aho aryamye mu bitaro. Yavuze ko agifatwa n'ubu burwayi yari mu mujyi wa Kigali, gusa yagiye kwivuriza mu bitaro byaho ahazwi nko kwa Nyirinkwaya mu Biryogo. Asanga bimuhenda cyane, ahitamo kujya iwabo ku bitaro bikuru bya Kibogora biri hafi y'iwabo kugira ngo byorohere ab'iwabo kumusura. Ndetse kandi Dorimbogo yashimiye abakomeje kumwitaho bamusengera ndetse n'abamwoherezaga ingemu. Muri icyo kiganiro kandi nawe yaboneyeho gusaba imbabazi abantu bose yaba yarahemukiye, aho yagize ati nintagaruka i Kigali muzansabire imbabazi abo nahemukiye, kandi nintagaruka muzamperekeze neza. Dusubiye inyuma gato, inkuru y'uyu mukobwa ikimara kujya hanze, abantu bamwe ntabwo babifashe nk'ukuri, bakekaga ko ari bya bindi bisanzwe abantu bakora ku mbuga nkoranyambaga bizwi nko gutwika. Inyuma yaho hari hashize igihe havugwa inkuru y'urukundo hagati y'uyu mukobwa n'umusore witwa Dr M ku mbuga nkoranyambaga, ariko bakaza gushwana mu buryo bukomeye cyane, basebanya n'ibindi byinshi. Bapfuye ko uyu musore ngo atakundaga uyu mukobwa, ngo ahubwo yashakaga kuzamura channel ye ya YouTube. Gusa nanone byaje kurangira biyunze, barongera bamerana neza, basabana n'imbabazi. Hashize iminsi mike rero nibwo bumvikanye inkuru y'uburwayi bw'uyu mukobwa, uburwayi bwaje no kumuhitana. Valentine Nyirasengimana yitabye Imana yari akiri ingaragu. Imana imutuza heza. Nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe kuri Rotation Media. Naho utaha, Imana ibarinde. ndarembye cyane ariko ndihanganye kugira ngo abakunzi banjye bamenye amakuru yo kwa muganga y'ukuri. Nararembye cyane, narwaye igifu kiranyokera mu bitugu n'umutwe wose, nkaruka nkarwara umutwe udakira. Abantu bakoreye Net TV show nebo nintagaruka i Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye uzagaruka kandi nintagarukayo muzamerekeze mwese. Ndaribwa cyane, ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti iramenda, abantu bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze, mama bebe. Imana iba umugisha. Ndarembye cyane rero, nabwiraga abafana banjye ukomerewe, Imana nimfashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye. Nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Ubu neza igitambaro none, ubu ndi gutega igitambaro, kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga, ntabwo byankundiraga. Ndarembye cyane. Abantu bampamagaye bamfashije, bansengeye, Imana ibahe umugisha. Channel bita Net TV show, Imana ibahe umugisha. Abantu bangemuriye bose nkabasha kubwuma uko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye. Gatayamu yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya, mbona harahenze, mbona amafaranga ni menshi. Ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo, no mu rugo bangereho. Ariko kuva nagera hano
abaganga b'Ikibogora baramfashije, bakoze uko bashoboye, ntabwo nyokerwa cyane ngo mbe narema mu minota 5 nk'uko naje meze, ntabwo narekuraga ibingibi, nta nubwo negukaga ngo ndebe inyuma gutya. Rero barakoze, umuntu usenga nkundire Yesu yaramfashije cyane, n'umukozi w'umuhanga.